Mukomere cyane ndabaramukije n'umukunzi wa nyuma ko reka mbaramutse kandi ngire icyo mvuga kubera ko ni byinshi cyane ndabwira abari mu gihugu n'abari mu mahanga magambo make niko twagombye kujya tubivuga ariko nkanjye urako kurondora ibyo bihugu nabyo aho abanyarwanda batatane ndababwiza ukuri ko ni byinshi cyane hari igihe uvuga bamuka basiga ukagira ngo uhuzanye mu ivangura kandi siko bimeze. Hanyuma rero reka mbwire abantu basa naho ntazi ibintu babamo, basa naho bibera mu bintu byo gufana gusa. Ndabwira umuvandimwe wowe wanyandikiye uvuga ngo uri mu mashyamba ariko ntabwo uri mu mashyamba muvandi, uretse no kuba mu mashyamba ndakuzi ukunguku ku maso. Sibyo udashobora kumenya ngo nakubonye ikindi intuze contact yawe ukoresha yonyine irakuranga aho uri, nshobora no kugukurura wowe uri aho ngaho telefone yawe guteranya 817 naho ngaho iyo nimero aho ngaho muri forward hano muri Amerika, warangiza ukambwira ngo uri mu mashyamba burese wantukike wantsutukana n'abantu ngo navugiye umunyamurenge ngo abanyamurenge ngo ntibicwe ngo bisha abayifudereri bangaye. Ntabwo nemera ko ushobora kuri impirimbanye, ikindi ntabwo nemera neza, nta nubwo ushobora kubyemera n'umuzimu wanjye ntiyabyemera gufata umuntu ukamwica witwaje ko ngo umuntu no mututsi. Ibi ngibi nibyo abahutu baguyemo bakinishwa umukino batazi, bari abanyekongo bakoze ibintu buriya n'ubunyamaswa, mbisubiremo n'ubunyamaswa kandi nubwo bakwicwa nk'uriya muntu ibyo ntibindeba. Ntabwo bivuze ko ikibazo cya Kongo ukuntu abaturage bahangayitse, ukuntu abo batutsi bagiye bashukwa bakajyanwa mu bintu byo kugira ngo babigikoresha, ariko abatunze babatungiyeho nta kibazo baniha abana babo biga muri Amerika biga i Burayi baratunganiwe, abanyekongo niho babiguyemo. Ikindi ndashobora kukwemerera kandi mbabwire ibyo kuvuga biri abajya bavuga ngo abanyekongo ngo n'abanyarwanda, ntabyo nemera kuko namwe ho mutuye hano muri Amerika mwabaye abanyamerika, abana banyu n'abanyamerika, inkomoko yabo irazwe. Niba rero uko abantu bagiye bisanga ku butaka bwa Kongo ibyo ntibindeba, igikuru nuko umuntu avuga ati navukiye handaha, yaba yaraje ryare ubwo bunyekongo akabuhabwa n'imiturire. Ibyo byo kuba ngo baje mu mwaka uyu n'uyu no, ibyo ntabyo ngenderaho. Kuri isi twese turi ingenzi n'inyambukira, ntawe ufite aho yaturumbutse mu butaka, twese twagiye tuzira abakurambere bacu bazirera. Icyo ngicyo ndumva nkivanyeho, ndagaya ahubwo uwifatanya n'u Rwanda kugira ngo abuze amahoro Kongo kandi ari bibuze kugiraho ingaruka. Bari abatipe baratunze baratunganiwe, ngayo mato y'abakabarebe. Ntabwo ubwo bwato ari ubwa Kabarebe, ariko ndakubwira ngo mu mato ajya yinjira muri iyi nyanja ntembereho buri munsi yari abajyanye ibintu byabo mu bihugu iwabo. Dore aba bafite amato baratunze baratunganiwe. Urumva abanyekongo abari abahutu abatutsi nayo moko yandi bagasigara barya umwotsi barya gahinda, abandi bigaramiye ati misiyo yaresije. Ndumva ro ngusubije message zawe nazisomye kandi zirababaje. Umunsi uzabona nashyize ku rukuta ntuzagire ngo nje ngo uravuga ngo ntawe dutaniye ngo na FPR. Ibyo tuba harya wobwo wasanga unavuga uko nguko nta n'ikijumba na kimwe, ari ukumva kuri YouTube gusa warangiza ubundi ugafana bikarangirira ngo. Ntabwo mpamya neza ko isi turimo u Rwanda, Kongo, u Burundi bishobora guhindurwa n'abantu bafite umutima nk'uwo. Niba udashobora kubona umuntu ngo umbone ko arenganye, ukabona umututsi, ukabona umuzungu, ukabona umwirabura akora igikorwa nka kira cya bunyamaswa ngo babice, baranyizwa kire bitutsi nkabiriye, mbaye mbiretse kubera ko roho mutagatifu yangendere wa mugani wanyu. Saba twagiye rero, reka nge ku kintu bita FRD yo ntabwo ndi buyitindeho cyane, ahubwo ndababwira ngo uwo kizamutwara kimumire bunguri, uwo kizamutware kimumire bunguri, kuko ntimwumva nabaciriye amarenga ngira gute. Cyakora byantangaza kuko ndacyategereje abanyepolitiki, byantangaza umusaza arimo kumusaza ntabwo yakijyamo, nanabyumva ahita kivamo. Oya ntacyo yajyamo, ntacyo, ndabyizeye neza umusaza ntiyakijyamo kuko iki kintu kiri gushaka amaboko. Giye amakuru yangezeho angezeho nagerageje kubwira abo mbona bashobora kumva. Umuntu utumva jewe, umuntu urika cyangwa karibwa ngo nta kwirwa, hari umuntu buteye uko umuntu udashobora kwemera, udashobora kugoraguza ngo umubwire bene uwo muntu nuzajya umubona
atarakubwira ko yahindutse ibyo umwihorera, ntacyo byaba bimaze, uri gutakaza umwanya wawe. Hanyuma rero FRD yewe nkuko nabibasomeye, nari nshishikajwe no kubika kiriya kintu kugira ngo kitanshika nyimara kubona mu matangazo, nagombaga kubibika. Nkabibika. Hari biba ngombwa ko tubika impapuro, iby'iki gikoranabuhanga bararihanagura ugasigara wishaka ukibura. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo mbisubiremo, mwebwe abanyepolitike mwiyita abanyepolitike, ko politike hari umuntu ushobora kugaya hari umuntu ushobora kugaya kubera ko ibyo avuga mu by'ukuri ubona atari cyo gikenewe, ariko ari umunyepolitike nayo ari politike. Babwiza ukuri, hari ibintu ntidumaze iminsi tuvuga ku neza ya bose, tuvuga kuri amnesty mu mafuti bashobora gukora, iribyo ntabwo barikora. Babwiza ukuri, iki cyo kuvuga ngo washinze umutwe wa gisirikare, ese burya habanza umutwe wa gisirikare cyangwa habaza umutwe wa politiki? Ibi nabyo biri kunjanga, murantu ngagiye mako hari byinshi cyane ndeba ngasanga bigiye kuntwara umwanya, kuko n'umwitozo usa n'uwo nigeze kubona. Habanza umutwe wa gisirikare, habanza umutwe wa politiki, habanza iki? Ariko mwabantu muri FRD kiye mbanze mbabwire, ntabwo ndi guhakana ko mutariho, muriho, ariko uko muriho ntabwo muriho uko nkuko igisubizo abanyarwanda biteze gihari. Mbanze mbabaze gute niba ushoboye. Nabonye umuvugizi ni harya yitwa Musone Pimake. Icyambere cyo nuko atari yo mazina ye, icyo mu cyumve ntabwo ngiye kwirwa ngishidikanyaho, ibyo ngibyo ntibindeba, sinabyo binshishikaje. Nashaka yitwe Rodriguez Melendez, nashaka yitwe Sergio, nashaka yitwe Dumbasi, nashaka yitwe nashaka yitwa amazina yariyo yose, amazina yose yita, ibyo ntabwo bindeba. Igikuru no kureba igisubizo. Kuko mbanze mbabwire, umuntu w'umugabo w'umuvugizi w'indyamunyu uje kubohora abanyarwanda aza yambaye umutemeri ku munwa, ntari he ni ahantu aherereye ni hehe? Ariko bajyaga badutekinika bakadutekinika Kagame. N'ubu hari abantu uyu munsi batarabyemera be, hari abantu uyu munsi batarabyemera, ahubwo bo ikibashishikaje ni ukurimba ngo Kagame ngo babona vuba yarapfuye, ngo baratsinzwe. Muri ibeshya tekinoloji uyu munsi ibyo ntabyo muzi, ahubwo muzandebere wa mugabo nuko naba ntarutse, zandere wa mugabo bita no umudogiteri ukunda kujya ku ntuze mu biganiro hariya ufite ka gatoki. Hari umunsi nzamubazanira hano mukamenya uwo ari wa undi bajya bakoresha ku gatoki. Umva mbanze mbabwire, nkurikije ibyo mbona, ibyo maze kubona, Paul Kagame uwo bavuga ni umwere imbere y'ibyaha byose biri gukorwa. Uzatinye umuntu wanze gusinya impapuro, aho bigeze gusinya ati hasi insinya. Ibipapuro byarasohokaga kera agasinya imyaka 3. Mana mwene Rutagambwa uwisha abantu wagize gute? Ariko aho wabyitwayemo neza, aravuze ati ntabwo ari jewe n'ukuri. Agasha abantu barize biza amashuri arantu mwiza mubona atumirwa kanga gusinya. Reka ajye ku by'abanyarwanda, ababikina bazi ibyo bakina, ntabwo ari aho ndi. Reka nikomereze rero ngende kuri iki cyo kuza ngo kandi mwanihuse. Mwagombaga kumva, nimwikwihutira guhita munyomoza. Niba muri abanyepolitiki, nimwumve ijambo murigaragure, muritekereze, muvuge muti okay, umwanzuro no mwumve n'ibyo bagona, mwumve ibyo abaturage bagona. Twita wirukanka ukaza hengo badusabye umuvugizi ukamuturaho nawe akaza aje kubyonona. Bavandimwe, ntabwo sinje kubasenya, nje kububaka. Nta nubwo nje kubaka kugira ngo nifatanye namwe, ntibyashoboka. Nubwo Imana zabishano ubwo nanjye byaba byarangiye, kuko ndababwiza ukuri ko ibi nagiye mpura nabyo muri FRN, ngahura nabyo n'ahandi hose, challenges twagiye duhura nazo. Icyo nabwira cyo nuko tugeze ku rwego rwo kutabwira abantu ngo dukeneye ngo imbunda, ngo hari imiheti Imana yaduhaye. Ibyo nabi babwiye, ariko ntimwirengagize ko mugomba kugaburira abazarendo. Icyo mpora ngisubiramo, ujya mu bintu uharanira ifaranga ahubwo kugira ngo uharanire ko igihugu gitera imbere n'ubwisanzure n'umutekano, ukabirnyamo ukarangira ukumubona abantu bagiye kurangira. Ndasubiramo, umuntu uzi ko ari mu kintu cy'umweskoro Frank Mugisha, ukaba uri muri icyo kintu, uri umuswa
kuko iyo ukiza kumbaza ngo mbereke imbunda Frank yigeze kunshushanyiriza ngo dukore ingabo, ngo afite ingabo, ngo afite ibihumbi 3 ngo by'abasirikari Nyamwasa yataye muri Tanzania abeshya, ngo afite ngo ibiki n'ibiki ngo byagenze uku, ngo none Tanzania haba abajambazi babandi bajya gutega amamodoka bakayasara bakagira gute bakarasa, abo ngabo barahaba, abasahura abashimuti ngabagira gute. Utabizi rero ibyo nakazi ke. Nta bisi muri Tanzania ishobora guhaguruka idakodesheje umupolisi, abapolisi bahembwa bo kwirengera mu gihe amabandi nkayo yabatatse. Frank Mugisha tireka da ati ngabo ndazifite, ati hari ibihumbi 3, ati Nyamwasa kuko nk'ubu wagenda akabaza Nyamwasa wari ufite ibihumbi 3 mu mashyamba ya Tanzania, wabibika Tanzania uri kumbwira uri kwibwira umuntu wa muturage mu bweyeye wa Mugasumo, nzajya nivugira iwacu ko ndahakunda, sinzajya mvuga ibice by'abaye mutavuga ngo nabavuze, urumva Tanzania. Umuhungu aragiye amfotoriye imbunda z'ubwoko bwose aranyohereje, nta nubwo yabifotoye, sinzi wabidownloadinze arabimuhereza, nawe bateka mutwe bakora ati ibyo bireho byereke makuru mara kumwereka, ahita ava muri FRN ubundaze agire gute, agire ahite aza dufatanye ko makashaka intambara kugira ngo abantu babandi banyumvamo bankurikire ngo mako hari ibyo arimo, ubundi amafaranga n'imisanzu nge nta mu kanwa ka Frank yababwiye ko akeneye $200 by'amadolari kugira ngo ajye ku rugamba. Wabonye umuntu ushaka kubohoza igihugu niba kandamijwe ushyiraho ibiciro by'amafaranga, ukomeze uyarye uruvugu turushyire mu ijigo, barayafite ntibumva, bafite inyota yo kuba bategetse, ariko mu bwonko bwabo nabaretwa, uzaya hanyuma rero uyu Frank namutamitswe n'umuntu bita Kanamugire, Padiri Thomas Kanamugire. Ntabwo nyankunda kukuvuga kubera ko ari igihe nisonera, ariko ubuteka mutwe mujye mubureka. Iki kintu kijya kuvuka narababwiye mwebwe muri icyo kintu, umusaza naramubwiwe yaranabyumvise, ndababwira nti muramenye uwo mupadiri niba arimo muragiye, hashize ukwezi n'iminsi kumwese reka da, hashize amezi arenga 2 cyangwa 3 ntawamenya. Ndababwira nti muramenye kwahere abakigiyemo muragiye. Ibi bindanye ngo mbabwire ngo bya bindi abantu bajya bitwaza ngo leta y'u Rwanda, ntabwo ari leta y'u Rwanda, nabandi bateka mutwe, nabandi bantu bafite inyota y'ubutegetsi, nabandi bantu ngo bamaze kumenyekana bumva ko bagomba kuvuga ibintu ngo Rwanda rukabakurikira babandi. Ariko se ineza ya bose tuyiteye ishoti. Harimo abagabo banyepolitiki, harimo abagabo ushaka no kuruka bati uyu mugabo mu by'ukuri ashobora no kumbeshya yarabwenge akanshyira muri formule, ubundi yanshyira muri za ntuzi za sinisi na kosinisi nkibura, ubundi nkagendera muri icyo kintu ko narwaye isereri, ariko mu by'ukuri yambege mwebwe cyakora ndababaye kuko muri mwebwe harimo abantu bazi ubwenge, ariko mu bwonko bwanyu murabaritwa. Ndabibabwira, ndabibamenyesha, murabyanga, muragiye mushinze ikintu ngo mukize mukuru w'ingabo. Ariko mbanze mbabwire, narabyinjiramo neza, sinazi ukuntu bivuna, ariko umaze kumenya ukuntu bivuna, biravuna. Niyo mpamvu nabwe ngo nta nama zanyu nshaka, nta nama njyemo, amakuru ndayakira, ariko ntagiye kwirirwa saza ubwonko bwanjye, kuko hari ibyo ndeba nkabona ko rwose no kugira. Ndagira ngo mbabwire ngo ibi bintu muzajya mukora, mujye mwirinda guhita muvuga ngo ni leta y'u Rwanda. No, dufite abateka mutwe, dufite abateruzi b'imisanzu, dufite abantu b'abateruzi b'imisanzu. Murabizi neza Frank Mugisha uyu nguyu ajya ku Karubanda avuge ntazi kuryongora, ajya ku Karubanda yihakane ko iki kintu atakirimo. Niba mugira ngo ndababeshye, muramwibuka ukuntu yari yarinda amafaranga akamurindagiza, ati reka da, ati ndamufite idamange, ndamufite cyuma nababohoje. Umuntu muzima ufite ubwenge, utuye Burayi, utuye muri Amerika, utuye Canada, utuye mu bihugu byateye imbere, utuye muri Aziya, aba bantu bakagucurika ugacurama. Ahubwo mbarangiye kujya muri bya bigo byakira abantu bageze bahahamutse, cyangwa se abantu bahuye n'ingaruka z'imitekerereze, kuko bizabagora kwiyakira. Ngaho mako mbivugiye, bizabagora kwiyakira.
nta kuntu adufite abesikoro ariko hari amacano hano y'abanyamerika njyaho y'uburyanja n'ubwesikoro y'ibiki n'ibiki aho abanyamerika murabazi aba batipe ndabemera rwose abanyamerika cyakora mana warakoze mu mpano wampaye kumenya uko abantu babayeho n'abamafi ukuntu babayeho ahangaha abantu igihugu cya mbere kinywera akamogi ku isi ni Amerika ariko noneho nta muntu bahereza iki akazi byagaragaye ko akoresha ako kamogi oye noneho abatumizi bako rero babigenza gute yamabandi kubera ko yamaze kubona ko hari abantu bimwe akazi kandi bari bashoboye kandi abantu babahuye akazi ariko nako kamogi batakareka abandi nabo baragiye mu mafarumasi bakora iki bakora imiti ituma ya masobe umaze gusoba kwatsa inkare bigaragara ko uri umwe ari umuziranenge kandi usogota umusogoto wirobo ku munsi ibyo nagiye mbibona ahanga bagurisha ibyo kusogota n'ibiki hari abantu nagiye ntwara akambwa ati ngiye kure ibidonge cyangwa se ibinini bya system ejo nzajya gukora ntuze test bampime kugira ngo basange nta kamogi nywa kandi nubundi uko agenda nuko avuga byose nta kamogi kitembera n'akamogi kavuga ndamwari kuse ati wamakura ako gacupa diri ibinini byose ngiye kubinywa ubundi nguhereza kantuza nzakabereka umunsi umwe ejo muzava ngo ni mako ndarengana umukozi w'Imana raka urumva ndareba nditegereza ni ubu nyine nta kintu direka data urasanga ndi umwere 100% ni kandi ndavayo n'ubundi n'ubu ndumva ngashaka n'abanyarwanda niko bameze umuntu aragushuka akakujyana muri icyo kintu akakubwira ko rwose ari kurwanya leta y'u Rwanda ariko mu by'ukuri ntaho ayirwanyiriza ahubwo icyo ashaka ni ugutera imisanzu y'abenegihugu yarangiza akigira umuntu rwose w'imirimbanyi byahe imirimbanyi ni yikanda ni yirengera harabambaje ku kibazo cyabicahaga kambanze mbabwire bavande ngewe nkurikije ibibazo bicahaga yaciyemo nkurikije uburyo abana bo kumwe n'igihugu bamwijije ko bari mu mpinduka bikarangira bicahaga ari uhigwa bikagira ingaruka kuri bicahaga n'umuryango we n'abana be mbabwire buriya bicahaga icyamuhereza amahoro cyose none se arajya hatukavuze ati bicahaga ava muri ibyo biva muri ibyo yabuze umwizerwa yabuze n'umuntu wagira gute abandi nabo bakamufatiranya mu byaga arimo ntimuzamuva inyuma bicahaga ibi bintu ndakubwiza ukuri ko ntabwo nabiganiro nawe cyane ariko mbizi neza bigishakisha amaboko ariko nari mbizi neza ko ari amaboko ari abesikoro bari gutuma abandi bantu niba mutize gucana ku maso mumenye kuvangura abesikoro n'abantu bazima ibyo birabareba ibyo ni akazi kanyu ibyo ntabwo nshobora kuvuga ngo ngiye ngo muri ibi ngo ngiye oya ndababwiza ukuri iki kintu cyadutse birababaje reka dutegereze turebe ariko mumenye ko irari mufite niryo rizatuma mushimutwa mugashimutwa mu bwonko mugashimutwa imitungo mugashimutwa amabanki mugashimutwa ibyo mutunze kubera ko ntabwo tuvuga hano utuntu twinshi cyane kuri aya mashene bamwe rero kwera n'agasuzuguro ntimunabyitaho ntabyo mwitaho ibyavuzwe n'uriye uriye utambara ikote cya kindi cy'ibisatsi by'ibiderede byahirimbiye cya kine okay nzabaseka n'amabuno yombi nzabaseka nongere mbaseke hanyuma rero abavugaga ngo izo ngabo ngo zibumbiyemo imitwe ngo yintuze kubeshya ikinyoma ndababwiza ukuri ko uyu munsi nsanze hari umuntu dufite muri refereni wahabiye muri icyo ngicyo ntabwo turi kumwe nta n'umurimo nta muntu wo muri FDLR urimo nta muntu wo muri Rudurunana urimo ya kubeshya icyo ni ikinyoma ahubwo ndagira ngo mbabwire ngo guta umuntu w'umuvugizi aza yambaye umutemeri ku munwa umuntu uje kurwana n'izo ngabo zamaze abaturage zibica umuntu ariko mana ahariya mwakishe mwagiswase mwagipfuye mwabibaze nabi icyo ntarashidikanyaho ndemera neza ko abesikoro bashobora kwegera abanyepolitike bakabagira uko babagira ariko hoya ko narababuriye oya ndagabutse narababuriye mwebwe mupfa gushukika mukagenda zirahuruye mufite ikibazo kandi ndagira ngo mbabwire ngo biravuna kuva mu kintu witangiye ukakirarira amajoro ugashyiraho amafaranga ukagira gute iyo umuntu ari kukubwira nk'uko uba wumva bidashoboka kumva abaye umwanzi ntabwo ndi umwanzi ndagira ngo umugarukire hafi
FRD izo ngabo mufite mwazishingiye uwababaza n'ifoto nimwe nubwo yaba n'ifoto nimwe y'abo basirikare mwaberekana ngo FRN ni icyuka n'ibiki ababitobye baragiye kandi bazabasanga baratobye basanga baritobye barijyana. Niyo mpamvu njya nkirinda kujya mu manama apfuye. Niyo mpamvu nababwiye ngo umusanzu w'abandi nta muntu uzawumbaza, ahubwo nshishikariza mwebwe mwese mugomba gufasha wazarene ntitubafashe ku munwa. Ikindi ndongera mbisubiremo, umubitsi ugomba kuduteganyiriza umunsi nibo ujya wumva ibiganiro ukazagira ikintu rwose uheretse abatanga iryo funguro, ko iryo funguro ryageze mu maboko ya wazarene ni abanyekongo, ariko buriya n'abavandimwe bacu n'abaturanyi bacu. Buriya Rusizi no mupaka n'isangano, si umupaka ryari isangano riduhuza n'abavandimwe bacu b'abakongomani. Ubwo se ibyo si ivanjiri nziza? Naho abirirwa babwejagura no. Icyo kintu mucyumve, mukimenye, mukiteho. Naho kubambaje ku kibazo cya bicahagare mu kaga bicahaga, kandi mbabwire bavandi mujye mwishyira mu mwanya w'abandi bantu kugira ngo wumve neza. Bicahaga bivanye n'akaga yahuye nako, icyamuzanira igisubizo cyose yakiyoboka, ahubwo azamenya gute abantu. Rega ntimukajye mutura ku mantuze hano uko dusayangana nuko dusa ngo mukire ngo hari abantu basangana uko bagatahira icyo nta bundi bumenye, nta bundi bushishozi, nta bucakura, n'utarabanye na mayibobo ngo bane n'abandi bantu bari hanze ngo zitandukanye ubane kubamenye umenye imikorere yabo. Ntabwo ushobora kubamenya. Jewe mbona twinshi cyane muri aka kazi nkora, mbona twinshi cyane, bimwe bikancanga bikanyobera. None rero bicahaga umwana w'Imana mumushyire hasi, nta mutima muba afite, ahubwo abamwitabaje bicahaguze ku ishene inuko ibiki nuko. Naho kuvuga ko bicahaga yaba atazi ibyo akora, ahubwo ikizere cyinshi, ubwo bucakura nabo ngo bashaka ngo kwakira imisanzu, ateruzi b'imisanzu baramwitabaza nk'uko umuntu ashobora kugenera kunyitabaza. Gihe nshobora kukwangira ku buryo mwe cyangwa ubundi, kubera ko ikintu bushaka kunjyanamo mba nakimenye, nakirungurutse, nakibonye. So kuvuga ko hatagira ikindi kinsimbukana, ariko ntabwo ari kuri iyo level. Iyo level iraciriritse cyane, murumva? Iyo level iraciriritse. Gihe wanjyana mu kintu wenda se ukandya mu kintu je nihangiye, ariko icyo wahanze nkakigenzura nkakireba, ya nawe amashyaka ari hano hanze, hari ntuze, hari RNC, hari za FDU, hari iyi neza, hari Grex, hari biki. Muri ibyo bintu byose ukaba warabuze na kimwe ubenguka cyangwa ushyigikira cyangwa ngo unenge, warangiza ukajya mu kintu cy'umutekamutwe. Kambabwire byanshimisha, ariko hari uwo bakocoye bakamurya nka 200 cyangwa bakamurya nk'ijana cyangwa bakamurya nk'icumi kugira ngo yemere. Ibibazo by'abanyarwanda biremeye. Ibibazo ku isi ni twebwe dufite ibibazo biremereye abandi baturage bo ku isi kuruta abandi. No biratangaje kubona umuntu ufite ubwonko bungana n'ubw'isamaki yindi kagasamaki gatoya avuga ngo agiye gukemura ibibazo. Niba mutarabanza kumenya besikoro, ibibazo by'abanyarwanda mwe mubiretse. Ntako FRN tutagize, ntako FRN itagize. FRN iragambanirwa, irashimutwa, igira gute, bantu baragira, kubera ko harimo abantu bizeraga abantu abari bo bose, kandi harimo intumwa za Kigali, kandi abenshi abo ngabo ari abacuruzi b'ifaranga. Mumbwire nk'uma ko muze ngo ngiye kugambanira FRN, ndi umukunzi w'ifaranga. Meretse gufata urugendo ubwo mwambonaga rangiye gusura abavandimwe ngo menye uwakira umusanzu ninde, atuye abaye bimeze bite muri aka karere. Ndababwira ukuri ko rwose imisanzu ntimuzagira ikibazo. Nimbabwira ngo ngiye kubariza imisanzu y'umuvandimwe uri hano Abirene Amariro hano Darasi, muzamenye ko umuntu mba nakohereje n'umuntu mba nizeye. Mwebwe muri Amerika ntimugire ikibazo, kuko ndahazi, narahabonye. Ni n'umuntu ufite ingwate, ariko uzafata umusanzu uhereze Mako utagira ikintu. Mako ufite isupana gusa umuhereze 50,000 by'amadolari, hanyuma bizagenda bite? Ya ntabwo ari byo nshaka, nta nubwo ari byo nshaka. Ufata umwesikoro nka Frank Mugisha
umuzane ntabo bamugisha bandi aho ngo mu Bugande ngo mubo ngo bafite ingabo. Ibi ndabivuga kuko amakuru ndayafite. Uriya Padiri Kanamugire wazagiye ahagaragara ukabwira abanyarwanda icyo uharanira, mukareka kujya mukora inyuma y'intuza mugambanira abantu. Ibi bintu murabona koko niba uri umunyepolitiki wabuze televiziyo nimwe y'abanyarwanda ujyaho ngo wigaragaze ko uri umupadiri, ko wize, ko waminuje, ubwo bumenyi ko bufite, wazagerageje ukajya ku karubanda rwose ugatanga, ushobora no kufite ibitekerezo, ariko kwihisha kwawe mu mwobo bikabiguheje isura mbi. Ndahamya neza ndashidikanya ko nta mupadiri ushobora gukorana na Frank Mugisha mudafitanye isiri. Ikindi webuke neza wa mugore wagiye hariya kuntuza akarira mu Rwanda kuri televiziyo, uburyo ngo mwakundanye bikageraho bikarangira nyine umuhebye. Ibyo ngibyo ndabyumvisha ko wari umufashije kugira ngo abe inzira icyambu ntumbaze, ariko avuga ko umubyeyi wawe yapfuye uri i Kampala, kandi i Kampala niho upangira ibyawe n'uriya Frank Mugisha. Ubwo rero biba bifitanye isano. Ntabwo nje kugutaranga hano, ibyo n'uburenganzira bwe k'umupadiri cyangwa ukabivamo, ibyo ngibyo ni uburenganzira bwa muntu, ntabwo nje kugutaranga, urumva. Ariko gerageza witandukanye n'ayo mabandi, cyangwa se wemange ko ayo mabandi uri bosi wabo. Icyo urabizi neza ko narabumvise mbatega amatwi mbwira abantu ukuntu mwashutse abahungu bacu bo muri refereni bagashimutwa bakajyanwa i Kigali bavuye i Bujumbura, harimo Peter ku bwayo. Ibyo nabibwiye abantu banga kubyumva, kandi we Padiri mwari muri kumwe niwe mwavuganaga byose, wabonye uko bashore bakabatwara. None abandi n'abinturumbutsi ziraje ngo zije kugira aya makuru mbanya afite nk'ibimenyetso mpereza abanyarwanda. Niba iki kintu cya FRD uri mu bayobozi bacyo, ubu turabakeneye. Ikoranabuhanga ryaraje, si bya bindi kera abantu yajyaga kuri ntuze akavuga kuri radio, kuri YouTube tukamwumva, aho umuntu kazategereza ibyo murebera. Reka da, niba utagiye hagaragara ngo wisobanure, bikazagaragara ko uri muri iki kintu, banyarwanda mbakarabiye imbere ntazagira umbaza, kuko ibyo mbabwira ni ukuri. Utugambo turyoshye baratunyandikije ubundi naratubasomye muratwumva, ariko aba bantu nimumara kumenya abarimo, hari abazi kihakana bakavuga ati sinari mbizi, nyamara amakuru nayo bahayakiri kare. Umusaza sinabikubwiye, sinabwo nturamenya abantu bakurindagize, dore uko bimeze dukomeze ntiyashize amezi. Banyarwanda, niba abo bantu banarimo, nimubirukane, mukomeze ikintu cyabo mabandi muyirukane. Ibyo mubyumve, ntacyo ntababwiye. Ndabona ntaryo bagona nakongeraho, iryo bagona riraza kuza mu yandi masaha yaryo. Murakoze, mugira amahoro, Imana y'umukunzi wanyu Mako. Bye.